Hello guys, nizere ko mumeze neza aho waba uri hose wumva ururimi rw'ikinyarwanda, waba uri hano mu Rwanda, waba uri i Burundi, waba uri muri Kongo, waba muri Tanzania, waba muri Uganda, waba uri muri Kenya n'ahandi hose waba uri ku isi wumva ururimi rw'ikinyarwanda, nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Muri iyi minsi murabizi ko application ya Greencard yafunguwe, byo murabizi bigutrendinga kuri social media za WhatsApp, za TikTok n'ahandi. Ariko igitumye nkora iki kiganiro, hari abantu benshi baba bifuza gukora application ya Greencard, ariko bakavuga ati se ibintu turabikora dute, ni iki bikenewe kugira dukore application, ugasanga ni ibintu abantu bibaza badasobanukiwe. Rimwe na rimwe bakashobora guhita bahura n'abantu b'abasikama cyangwa se abatubuzi, bakashobora kubatuburira kubwira ati ngewe mfite umuntu uri muri ambassade ushobora kugufasha, cyase nanyuraho akaguha visa byoroshye ugahita uyibona, ugahita ujya muri Amerika. Undi akakubwira ati ngewe iyo na applying abantu muri Greencard bahita bagenda, nta muntu ujya usigara. Ibyo bintu ndabizi ko iki gihe cyageze, usanga ahantu benshi bavuga ngo twapplying Greencard, usanga nose twapplying Greencard, abantu bose bavuga ngo twapplying Greencard, ndetse akaba n'ubuzi neza ko ni applying Greencard azahita ahabwa Greencard cyangwa azahita ahabwa visa yo kujya muri Amerika. Niyo mpamvu nahisemo gutegura ikiganiro cy'ibintu bitanu by'ingenzi usabwa kugira ukore application ya Greencard, n'ibindi bintu bibujijwe mu gihe ukora application ya Greencard. Icyo nakubwira ni uko application ya Greencard ushobora kuyikora ku giti cyawe ikarangira, ukapplyinga bikarangira ukabana selected. Ibyo byo ugomba kubimenya aho waba uri hose ku isi. Ushobora kuyapplyingira Greencard ukabikora hakabirangiye ukaba selected, ariko birashoboka ko ushobora kubura umwanya cyangwa se ushobora kuba udasobanukiwe wenda ibi bintu. Ari nayo mpamvu muri video ikurikiriye mu kanya ndabereka noneho uko wakora application ya Greencard uyikoreye ukoresheje ibintu byawe bifitiye telefone yawe, internet yawe. Rero muri iyi video rero katire ku bino bintu bitanu usabwa gukora cyangwa se usabwa kuba ufite kugira ngo ubashe gukora application ya Greencard, n'ibibujijwe kugira ngo application yawe izahabwe agaciro. Ikindi kintu ugomba kumenya mu gukora application ya Greencard, ntabwo bivuze ko iyo ukoze application uhita uba selected. Ushobora gukora inshuro imwe, ebyiri, eshatu, inshuro nyinshi wabikora, kuko icyo ugomba kumenya ni uko Greencard ari umukino. Greencard ni umukino washyizweho n'umunyamerika, nta muntu ufiteho access uretse leta ya Amerika yonyine, niyo ivuga ngo mu bantu 500,000 urugero bapplyinze Greencard ku isi yose, reka dushakemo abantu wenda 100,000 bagomba kuza gutura, gukorera cyangwa kwiga muri Amerika. Ibyo ni leta ya Amerika yonyine ibifiteho ubushobozi n'uburenganzira, nta wundi muntu uwo ari we wese ubifiteho ububasha. Niyo mpamvu nahisemo kuvuga ngo reka numva kurere iki kiganiro, urebe ibyo usabwa, urebe ibyo ubujijwe. Noneho mu kiganiro gikurikiraho ndaza noneho kukubwira icyo wowe ukeneye kugira ngo cyangwa se uburyo, ndaza kukwereka uburyo wakwikora application ya Greencard. Kandi bivuge gutyo, ukora application ya Greencard, application yawe ikaba ishobora guhabwa agaciro, nawe ukagira ute, ukabasha kujya gutura cyangwa gukorera cyangwa kwiga muri Amerika byoroshye, nta kindi kiguzi bigusabye. Okay guys, rero reka dutangire tureba ibyo bintu bitanu by'ingenzi umuntu ugiye gukora Greencard asabwa kuba yujuje. Mbere ko dutangira rero, nk'umuco wacu uko tubimenyereye, reka tumanze twakire umuntu wese ugeze hano bwa mbere. Nimba uri mushya kuri iyi channel ya Mixmax TV, tuguhaye ikaze. Aha wageze ni mu rugo, ni ahantu uzabonera ibintu byose ukeneye, uzabibona none wicara ugatega amatwi amasomo tunyuza kuri iyi channel, kuko aha ni mu rugo, ni ahantu tugomba guhugurana tugahana ibintu by'ubwenge.
reka none turebe none wa muntu amaze gukora subscribe rero uwamaze gukora subscribe we kuri twebwe ni umuntu w'agaciro ubu tumaze kugira mu bantu 813 nimba uzi ko mu subscribe yawe rwose ihevi uvuga ati nge ndi umuntu w'umugabo kuko nafashe Mixmax TV kugera kuri bano subscribers dukira kuzagera ku 1000 no ku 1010 no ku 100 ni uruhare rwawe rero kumenya gushikira Mixmax TV ugakanda share ugatanga like kuri izi video tugenda dukora ugashikariza abantu kujya gusura iyi channel kuko iriho ubwenge bwinshi umuntu akeneye kugira ngo nawe abashe kwiteza imbere mu buryo butandukanye. Okay guys, rero reka dutangire. Nizere ko subscribe mwese mwamaze kuyikora kandi iyi video nizere ko comment muzishiraho mukambwira uko yabafashije. Nababwiye ko mukanya nyuma y'iyi video ndashaka indi video noneho y'uburyo ukora application ya green card. Rero nuba utarebye iyi video neza ngo yirangize umenye ibyo ugomba kwitondera, umenye ibyo ugomba gukurikiza, nize ndashidikanya ko bishobora kugora, ariko nuba wayirebye ukayirangiza urabasha kuba ushobora kwikora application kuko ibi bisabwa n'ibijura aho wabibonye. Ikindi muri iyi video, kumpera iyi video hari icyo mbateganyirije nka bonus, akari ko kantu k'ingenzi ugomba nako kwitaho. Ako kantu akabaha muri bonus umuntu areba iyi video araza kukabona. Okay guys, rero reka dutangire. N'ikintu cya mbere ugomba kuba wuje kugira ngo ukore application ya green card. Nkuko application ya green card nyine ari ibintu bikorerwa online, icyo cya mbere ugomba kuba ufite smartphone cyangwa ufite computer. Smartphone ziri hamwe, nta hantu utabona smartphone. Ugomba kuba ufite smartphone cyangwa ufite computer. Smartphone mvuga mu byumve neza, ntabwo ari ya smartphone yo kuvuga ngo ngiye ngo mfite iPhone 16 Pro, mfite Samsung magana ngahe. Oya, iyo nayo ifite ni byiza cyane kurushaho, ariko smartphone mvuga ni yariyo yose ifata internet. Ikintu sinzi mu cyumva neza, ni smartphone iyo yose ifata internet. Ngo waba ufite smartphone imwe ya Airtel Imagine 4G, waba ufite indi yitwa Ecosura ya MTN, waba ufite ya indi ya kera ya Tecno Pop 2F, waba ufite Pop 2 Plus, waba ufite Camon kangahe, waba ufite Infinix Smart 5, waba ufite Infinix Hot 20. Smartphone yose waba ufite wakora iyi application. Icyo nize ko kivivutse mufite smartphone, intambwe ya mbere yo gukora application urayiteye. Ikintu cya kabiri ugomba kuba ufite, cyangwa se usabwa kuba ufite, ugomba kuba ufite internet. Ugomba kuba ufite internet kuko ari ibintu bikorerwa online, ntabwo wakwapply udafite iki internet. Internet mu Rwanda ntabwo ihenze cyane, ku buryo udashobora kubona byibura megabyte 420. Kuri MTN wenda niho hakunze kuboneka internet ahantu henshi mu Rwanda. Internet ya MTN ibifatika kandi ikora neza, ntabwo wabura ibiceri 200 byo kugura. Biragoye ko ushobora kubaha undi arabagurwa no kubibona, ariko kuko uzi neza kujya ushaka ikintu cy'agaciro nagomba kugira ibyo utanga. Kuba wafata ibiceri 200 ukagura megabyte 420 za internet, izo megabyte za application mpaka irangiye. Ibyo birumvikana. Ikintu cya gatatu ugomba kuba ufite cy'ingenzi kibuza application idashobora kuba ni email. Ni email kandi ikora neza. Email ikora neza ishatse kuvuga iki? Hari umuntu ufite email atazi password. Iyo udafite password iyo email ntabwo ibikora neza kuko ntabwo uzi password. Ugomba kuba ufite email kandi iyo email yawe ikaba ari email ikora neza. Uzi username yayo, uzi password, ushaka kuyaccessinga igihe cyose kuko email urayikoresha muri application. Niba bajya gusubiza bagusubiza agendeye kuri email yawe. Ubwo ugomba kuba ufite email ikora neza. Nimba utazi gufungura email, binyandikira muri comment umbwire ngo
ntabwo nzi gufungura email, udufashe wadukora video yuko wafungura email ndahita nyigukorera. Ibintu bitatu bya mbere by'ingenzi nibyo. Ibintu bibiri bisigaye kugira ngo twuzuze ibintu bitanu. Ndagira ngo tubivuge tumaze gukora aka kantu. Gukanda kuri subscribe ni akantu koroshe ni nk'umukino. Nimba utakora subscribe mbere ko tuvuge ibintu bibiri bya nyuma by'ingenzi bisigaye. Reba ko wakoze subscribe, nimba utayikora uhita uyikora. Nta kabuto kari hano gutya kuri ruhande hano hagana hirya ndetse ngo subscribe hakande. Numara ko akanda urabona hirya yaho gatoya hari akabuto kariho akantu kameze nk'akazogera. Hano hirya yaho gatoya nako kandeho ubone ko kabaye umukara. Nikamara kuba umukara umenye ko na notification uzajya uzibona. Ikindi nimba video yagufashije mbere ko dukomeza, manzi uyihereze like, uyikore na share kugira ngo igire no ku bandi ubumenyi bubagereho. Okay, reka noneho dukomeze n'ikintu cya kane cy'ingenzi. Ikintu cya kane ugomba gukora ni ukuba persistent. Ibintu ukabigira passion. Hari umuntu applying umwaka umwe bikanga, yakwa applying umwaka wa kabiri bikanga, yakwa applying umwaka wa gatatu bikanga, itacika intege. Nkuko nabwiye uyu ni umukino. Ntanjye nabwiye ngo ntazajye umuntu kubesha ngo nge nzagufasha ku applying ngo bite bikunda. Uwo muntu azaba kubesha kuko ni umukino. Murabizi ko yitwa Green Card DV Lottery cyangwa se Green Card Diversity Visa Lottery. Iyo bavuze lottery bavuze loto. Loto ni tombora, sibyo? Niyo mpamvu ushaka kubikora rimwe bigahita bikunda, undi akabikora inshuro 10 bikanga. Wibikora rimwe rero ngo ucike intege kuko ngiye maze kubikora gatanu ntibirakunda kandi nta mwaka n'umwe ntabikora. Mbona gusuhuza muciti wanjye Joshua uri muri Amerika. Joshua yabikoze inshuro 13 ku nshuro 14 nibwo byakunze. Yabikoze imyaka 13 ku mwaka wa 14 nibwo byakunze. Ubu yibere muri Amerika Louisville. Rero nawe wikumva kubikoze rimwe ngo bahita bikunda. Nimba ugerageje amahirwe umwaka wa mbere bikanga, gerageza amahirwe umwaka wa kabiri. Nibyango ugerageje no wa gatatu. Upfa ko wujuje ya myaka isabwa yo kufite 21 kuzamura. Nta limitation y'imyaka iriho utemewe gukora green card. Imyaka yose utemewe gukora green card upfa kuba umaze kuba mu bantu bakufite imyaka 21 kuzamura. Rero nawe wikumva ko ubikoze rimwe kabiri ugahita ucika intege, umyegerageze bizagira aho bikunde. Kuko n'umukino basha mashini igatera udupira kakugwaho ukaba ubaye selected. Katujye ku kintu cya gatanu. Ikintu cya gatanu mukitondera. Ikintu cya gatanu mukigiraho attention bantu banjye bankurikira. Ikintu cya gatanu ni ikintu cyitwa ifoto. Ifoto ni ihagarara nka 70% muri green card application. Niyo mpamvu uzasanga muri iki gihe cyo kwa applying muri Siberi ifoto yonyine kuyigufotora baguciye 3,000 kugira ngo bagufotore ifoto bayiguhereze yujuje ibipimo. Ifoto rero ihagarariye ifite uruhare runini muri application yawe. Niyo mpamvu ugomba kwita ku foto kuko mu byabihumbi amamiliyoni n'amamiliyoni abayakoze application ya green card, mbere na mbere ikintu cya mbere barebaho ni ukureba abantu bafite amafoto ya passport yujuje ibisabwa. Iyo maze kubabona abandi bose bafite amafoto atuje ibisabwa cyangwa se atemewe, ubwo nabwo ni mu bishaka mubwiye muri comment nzabakorera video uburyo bakora ifoto noneho yemewe. Nabyo nzabibakorera muri video. No mu bimbwa muri comment kwambye ati dushaka ko utweka uko ifoto ya green card ikorwa nzabibakorera. Ubwo ndabona muri comment zanyu. Rero ifoto ifite uruhare rukomeye muri ibi bintu bya application ya green card. Kora uko ushoboye ifoto uyiteho kuko ewana new key point. Byibura uzabe muri ya preselection aho bazagufata muri bantu bazajya kongera no gutomboramo abajya muri Amerika. Abajya muri Amerika kuko niba mara ku rejecting ifoto yawe nyine babona nta ituje bisabwa ubuza busigaye. Ako byiba niba mara kuguselectinga muri selection bakagushira muri bantu noneho amafoto yawe yemewe, uzaba ufite amahirwe noneho yo kuba
za chance zakugwaho ukaba selected. Ubwo rero ifoto yiteho rwose, ndakubwiye ngo nimeshaka kugira ngo uzatsinde muri application nk'iki nkandenye sindatsinda mu myaka yose mbikoze, ariko sindacika intege, ita ku ifoto. Ikindi kintu ugomba kumenya nuko ifoto nubwo wakurya amafaranga nkuko nababwiye, nawe ubwawe ushobora kuyikora unakoresha na telefone yawe, ifoto ikaba yemewe kandi yujuje isabwa. Nababwiye ngo mujyanike muri comment nimba mwumva ko nakora video y'uburyo ifoto ya green card ikorwa, ndayibakorera. Ibintu bitanu rero turabibonye, turabirangije. Hano kugeza ubu turi kugendana, uwarebye video ukagera aha turi kugendana. Nimba wumva hari udasobanukiwe wongera usubize inyuma iyi video uyumve neza. Ariko sinabura kubwira abantu nyumva bifuza ko nanabafasha kwa applying green card, nabwo nashyira nimero hano muri video, muri description ya video, wanyandikira ukambwira ati mfasha kuri green card application. Kukora green card application isibizo nko guhaye visa, ubwo nukugufasha kwa applying ushaka kudafite umwanya cyangwa se ubona bikugora, nagufasha kwa applying green card application. Aho kwa applying umuntu umwe nge mu 3,000, iyo muri umuryango ubwo muri abantu 3, umugabo umugore n'umwana ngo 5,000. Iyo muri umuryango urenze abantu 3 kuva kuri 4 kuzamura, dushobora kumvikana hagati y'8 n'10 hagukorera application. Ariko nawe nakuzaniye amahirwe kugira ngo nawe ubyikorere, simwe ko umpa ayo mafaranga cyetse mu gihe wabona ko ari ngowe ko ngufasha. Nimurashya mu description ya video urayisangamo, ushaka kunyandikira. Noneho ikintu kizira kikazirizwa muri application cyo tugezeho, 5 by'ingenzi ugomba kuba wujuje, twabivuze katari ikizira kikazirizwa. Ikizira kikazirizwa rero ni iki, nawe kirinde. Ikintu kizira kikazirizwa no gukoresha VPN uri kwa applying green card application. VPN ku batayizi bavuga ko ari virtual private network. Wenda mu magambo arambuye batari bayizi bayita virtual private network. Iyo ukoresha VPN mu kwa applying rero ubwabyo ntabwo, kuko ibiri virtual iri private ntabwo idetectinga neza ahantu herereye. VPN ushaka kuyikoresha uri mu Rwanda, mu kanya gafata kuri muri Congo, mu kanya gafata kuri Burundi, mu kanya gafata kuri muri Amerika, mu kanya gafata kuri muri Belgium, mu kanya gafata kuri muri China, ugasanga yo ihindagura ama location, kuko bayita virtual private network. Ni byiza rero nkuko nababwiye ngo igomwe ibiceri 2 ugure megabyte wenda za 200 wa applying, ugomba kubyita. Okay, maze kubabwira rero ibintu 5, mbabwira icya gatatu kibujijwe, none ko nkubwire ikintu agupfundikiriye nk'agaseke cyangwa se bonus. Ya bonus nababwiye ku muntu ya video akayirangiza. Bonus nuko iyi application mu gihe batanze kuva ku tariki 2 z'ukwezi kwa 10 kugera ku tariki 5 z'ukwezi kwa 11 izaba iri gukorwa, kandi umuntu wese yemerewe kuyikora. Ariko shuti yanjye, uyu munsi nkoze video ku tariki 5, byaba byiza application uyikoze mu bambere, mu matariki ya mbere. Tubivuze ko nutayikora mu matariki ya nyuma ushaka kutazagira amahirwe, ushaka kuzayagira ndetse menshi. Ariko mu matariki ya mbere uba ufite amahirwe menshi kurushaho yo kuba selected, dore ko ushaka kujya gukora mu matariki ya nyuma ugasanga network wenda abantu kurwanira aho bose baprayinga ntibiri kugenda neza, bikugenda bihagarara, bigatuma noneho utabasha kugira ute kura application ngiranyu, ukaba washaka kohereza submission ikanga, ibyo byose ukabikora bikanga. Ni byiza rero ko iyi application wayikora mu bambere, cyagiye abantu benshi baba bagisinzire bataramenya amakuru, nawe karibwo uhita uyikora ukayohereza. Guys, rero ibintu nateguye kuvugaho ni ibi, twibukiranyije ibintu 5 ugomba kuba wujuje kugira ngo ukore green card application. Ufite smartphone, ufite internet, ufite email ikora neza, ukaba kandi ufite ifoto, kuko ifoto ni ingenzi cyane, kandi ubu bintu ukabikora ubikunze, kuko ntushobora gukora rimwe, ushaka gukora rimwe ntibyemere, kabiri byemere, gatatu bikemere. Ikindi
birabujijwe gukoresha VPN mu gihe uri kwa applying. Iyo ni summary. Icyanyuma ariyo bonus nabateguriye ibintu ni ukubikora mu bambere kuko biba byiza kurushaho. Guys, rero ibyo nabagumye kubategura muri video nagomba kubabwira ni ibi. Nimba iyi video wumva hari ikigufashije, yihereze like, ubyandike muri comment, kandi nyaboneka tugende udakoze subscribe ngufungwe nizogera kuko mukanya nabereka video noneho y'uburyo bakora application ya green card. Okay, ciao ciao, nawo mukanya kaduhure muri video ikurikiyeho.